uyu munsi turategura umukino dufite kuwa kane, umukino tugomba gukina n'ikipe ya Libya, umukino ushobora gutuma u Rwanda n'igitereko cy'imitima y'abanyarwanda batangira kwizera ko twajya mu gikombe cya Afurika. Ariko kandi birumvikana haza babura undi mukino umwe tuzakinira muri leta ya Uyo muri Nigeria, dukina n'ikipe ya Nigeria. Abakinnyi batangiye kuza uhereye ku itariki ya 8, umuntu wabanjije abandi ni Ntwari Fiacre. Yego, Ntwari Fiacre nta mikino bari bafite muri weekend, nta mukino yari afite, yahise amanuka rwose ubwo itariki yari 8, bivuze ko yageze mu Rwanda. Umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi akaba rero akina muri ekipe ya Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya South Africa. Hanyuma ubwo ku munsi w'ejo ku cyumweru abakinnyi batatu barahageze. Manzi Thierry ukina mu gihugu cya Libya, Manzi Thierry yarahageze, yaramaze n'iminsi ngira ngo adakina cya kibazo kimwe. Akaba rero yarageze mu Rwanda amanukanye n'indege mu gihugu cya Misiri, Egypte. Yamanukanye n'uwitwa Rubanguka Steve nawe wamanukanye na Ethiopian, ndetse n'uwitwa Buhake Clement ni umunyezamu, ndetse kandi n'uwitwa Nshuti Innocent ukinira ekipe ya One Knoxville mu cyiciro cya 3 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero uyu munsi abagomba kuhagera harimo myugariro w'imyaka 31 Fanuel Kavita, ni umugabo ukomoka muri RDC i Lubumbashi, akaba yarahamagaye bwa mbere muri ekipe y'igihugu Amavubi, akina mu cyiciro cya 2 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma kandi ubwo araza kuhagerera rimwe na Kwizera Georgia ukinira ekipe ya Rhode Island muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya 2, ndetse na Samuel Geolet Leopold Marie ukina mu cyiciro cya 2 mu Bubiligi. Hanyuma rero ubwo ejo itariki 12 hategerejwe Mugisha Bonheur bakunda kwita Casemiro, akina i Burayi mu gihugu cya Casemiro akina i Burayi cyangwa muri Tunisia. No, Casemiro se ntiyagiye. Bari baje kumurambagiza, ntago aracyari muri Tunisia. Ntabwo aragiye Burayi Casemiro, ahubwo baramurambagije. Watubyaye ifoto ye muri weekend bakinaga. Let me check. Casemiro numvaga transfer ye yo muri ikipe ikomeye cyane muri Tunisia. Akina muri Stade Tunisien. Stade Tunisien. Transfer y'Iburayi ntabwo yakunze. Ari bagiye kumurambagiza. Oya, aracyariyo ko ni ifoto iheruka mu masaha 13 ashize. Urabona ko yari ari n'ubundi muri ya kipe ye ya Stade Tunisien. Très bien. Uwo rero nawe yaraza ko bahagera ejo, kimwe na Rwatubyaye Abdul nawe wagarutse muri ekipe y'igihugu nyuma y'igihe kirekire adahamagarwa. Hanyuma rero ku itariki 12 kandi ubwo nejo nanone nibwo Mutsinzi Ange Jimmy ukina muri Azerbaijan nibwo nawe azahagera akina muri ekipe ya Zira FK, ndetse kandi Imanishimwe Emmanuel Mangwende, ahubwo Mangwende niwe wagiye muri Chypre. Niwe wagiye muri AL Limassol nibyo. Hakaza kandi na Bizimana Jihad kapitene nawe uzahagera ku munsi w'ejo akina muri ekipe ya Krivibas Riher yo mu gihugu cya Ukraine. Ni umusore w'umuhanga cyane, kapitene w'ikipe y'igihugu Amavubi. Bisobanuye ko ejo abakinnyi bose bazaba bahageze, nta mukinnyi uzahagera kuwa 3 kuko match y'Amavubi na Libya iri ku munsi wo kuwa 4. Ni match ikomeye, twantisipa cyane kwizigira. Mwabonye ko campaign yo guhamagarira abafana kuza kuri Stade Amahoro yatangizwa na President wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda na Ministre wa Sport, yungamo Ministre wa Sport Bwana Nyirishema Richard n'abandi ba influencers n'abanyamakuru. Babona ko abanyarwanda ni match dukeneye kuba duhari cyane muri Stade Amahoro, kubera ko ni match izaduha icyizere cyo kugera ku munsi wa nyuma w'izi qualification tugishaka qualif, kuko turamutse tudatsinze iyi match bizanashoboka cyane ko umukino wa nyuma twazawukina byararangiye. Mu ijambo rimwe, kuko tuzagira igihe cyo kuganira kuri equipe nationale Amavubi, hari icyo wenda abantu bibaza kwizigira, tuzabirambura n'amanalize ari deep cyangwa se yinjiramo cyane, ariko baravuga ngo biradusaba iki kugira ngo twikarifiye. Niko kantu abantu wenda bashaka kumenya, ari nacyo cyagakwiriye kubasunikira kuzaza Stade Amahoro. Kuki mukwiriye kujya kuri Stade Amahoro? Ijambo rya mbere, tugomba kumenya neza ko ntabwo biri mu biganza byacu kubona qualification.
impamvu ni uko kugeza ubu aho ibintu bihagaze turi guhatanira umwanya wa kabiri n'igihugu cya Benin, kubera ko Nigeria yo nyuma yo gutera amaga igihugu cya Libya karifikasiyo barayibonye. Twese rero kubera yuko tugomba guhatana hagati yacu na Benin kuri uwo mwanya wa kabiri, harimo ikintu cya mbere cyo kwibaza, ese ubundi uzamuka, kuko Benin ifite amanota 7 twe dufite 5, uzamuka ubundi agomba kuba ari uwa kangahe? Ni uwa kabiri gusa. Ntabwo turi aba kabiri, baraturusha 2. Niki rero twakora ngo ayo manota 2 tuyakuremo? Twibuke yuko tutagifitanye match nabo ngo tuvuge ngo nitubitsindira tuzayakuramo. Match zacu na Benin 2 zararangiye, badutsinze imwe tubatsinda indi. Igishoboka rero twe twakora niki? Icyo twakontorora icyadufasha ni ukubanza twe gutsinda match 2 dusigaranye. Ariko sorry ntabwo ifite amanota 7, ifite 6 iraturusha rimwe. Sorry, ifite 6 rimwe gusa, ifite 6 ifite 5. Badutsinze rimwe batsinda na Libya rimwe, batsindwa na natwe turabatsinda. Sorry baturusha rimwe. Sorry. So icyo twe dusabwa gukora niki kwanza? Twe no kubanza gutsinda uko biri kose, ntabwo bitandukanye cyane, no kubanza gutsinda match yacu na Libya. Yego. Umunsi turi gutsinda Libya, abo bazaba wenda bari gutsindwa tubisengere, niyo nama ntibiri mu biganza byacu. Nigeria yabonye qualification, tubanze dusaba Imana ngo nitsinde Benin, kandi birashoboka cyane. Bazakina muri Côte d'Ivoire. Nibatsinda Benin, twebwe tugatsinda Libya i Kigali, ariyo mpamvu iyi match banza ari crucial cyari ingenzi cyane. Tuzava ku manota 5 tugira 8, bo bari kuri 6, kuko batsinzwe na Nigeria. Ubwo nibyo twifuza, ariko ndavuga ibyo twifuza. Now umunsi wa nyuma bazakina na Libya. Nabwo reka tuvuge ko batsinzwe na Libya. Tubare ko kuri Libya abanganyije. Ndi kuvuga ibyiza ku Rwanda. Nibanganya bazagira 7, twe tuzaba twaragize 8. Yego. Icyo gihe tuzagenda. Niyo Nigeria yadutsinda. Iyo ni scenario ya mbere. Yego. Igihe batsindwa na Nigeria bakanganya na Libya. Yego. Ariko twe twatsinze Libya tugatsindwa na Nigeria tugatsindwa, nta kibazo. Twagira 8 bakagira 7. Uburyo bwa kabiri bushoboka ni igihe ibintu byose birahera kuri match ya Libya. Tubanze dutsinde Libya tugira 8, batsindwa na Nigeria nabyo birashoboka, bagume kuri 6. Wenda umunsi wa nyuma batsinde Libya, bazamuke bave kuri 6 bagira 9. Twe tuzaba dusabwa byibura gushaka inota ikipe ya Nigeria uretse, hanyuma iryo nota ryo kuri Nigeria riziyongeraho tugira 9 nabo bafite 9. Icyo gihe nibo bagenda. Uri kumva logique? Kubera ko bahita bareba ngo niba munganyije amanota match zabahuje ninde witwaye neza. Twaratsinze rimwe batsinda rimwe, ariko bo badutsinze ibitego 3 ku busa, twebwe tubatsinda ibitego 2 kuri 1. Bahita bareba ngo twanganyije amanota, ariko ku bitego twazigamye muri izo match zaduhuje baturi imbere. Amahirwe rero yaduha kujya muri qualification za AFCON Libya, kandi ibitego byinshi Libya na Nigeria. No gutsinda Libya, ariko tubanze duhere kuri Libya d'abord. All in all, wenda kujya muri AFCON ibyo Libya Benin amahirwe, ariko burya ntabwo ikuzo rirangirira kujya muri CAN. Ekipe y'igihugu Amavubi gutsinda Libya ni ishema cyane, tutitaye ngo tuzajya muri CAN cyane tuzajyayo. Gutsindira mu rugo nkuko twatsinze Benin tugatsinda Libya muri qualification za AFCON ni ishema, ni ikuzo ku Rwanda, bituzamura bikadushyira ku mwanya mwiza ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA, bikaturyohera. Ni celebration moments. Watsinze igitego bizaturyohera. So dufite impamvu nyinshi zo kujya muri stade Amahoro kureba match y'u Rwanda, tuteye no kuri qualification kuba twajya muri AFCON cyangwa tutajyayo, kuko no kuba turi ku mwanya wa 3 kugeza ubu ngo hari amakosa, hari bitaragenze neza mu mikino nyine. Ubone match twakoze we ikosa ni match ya Libya muri Libya. Iri ari match yo gutsinda ko tuzagira umwanya uhagije. Anyways, byabihari byose abanyarwanda barasabwa kwitabira match. Nta kibazo gihari mu gihe bigishoboka mu mibare, kandi urumva ko byegeranye cyane 6 kuri 5. Nta gikuba cyari cyacika. Dutsinze match ya Libya ndahamya neza ko batsinzwe na Nigeria, byaba bitangiye ko naho bagaranta ko Libya bazayitsinda. Nta n'icyavuga ko tutatsindira muri Nigeria. None se Sierra Leone ntiyatsinze Côte d'Ivoire, reka tuzakira Nigeria ifite qualification. Icyaba cyose ntitwagiye kunganya na ntuza ntiyabuze gato iri kumwe nabo. Ntitwari tunganyije na Senegal bakadusera penalty ku segonda rya nyuma. Umupira
ikintu kitararangira ntabwo uvuga ko cyarangiye Yego. twihe icyizere tuzafana ikipe turebe